A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm nyine nanjye nibyo nshaka kumbwira byagenze bite kugira ngo Zaba namufatiranye muri kiriya gihe yararwaye kuko narabibonaga yuko Breezy yari amaze kumenya ibintu byacu yari kuzaduca bwinshi sasa yari kuzaduca inyuma bakaba banabimwaka kandi Zaba nta bwenge yari afite hariya nanjye rero ndamutabara gusa naramutabaye ibintu turadusinyanyaho twese man sigaranye n'amafaranga make nzamaho nyine ibintu byose abikwanditseho kujyubasha uriya mugore uramuyobora ariko mukora yaramuzi abafite ubwenge bwinshi arakarikira wajyana ko gakarikireta baremye aba yakarikiriye wamuhunitse gute imitungo itari yawe. Hano nyemebite Nisaba meze utese. Oya, ni yanjye Kamena. Nese ntago ngiye nanditsemo. Ngewe na Zaba twanditseho Zaba rero yarasinye yuko tugurisha. Nawe uri injya. Ibaze ukuntu wafashe Zaba ukamuhunika ubwenge akarinda hakwandikaho ibintu byose. Ariko rero tuvuga ibintu dusubira ibindi. Umva ko Innocente ngo ndi mubi da ngo ndumugome dore wangendagaho. Shawe ari uhemukira umuntu kubera amafaranga inshuti yawe magara utumiliyoni 2 niba nanjye na amafaranga wakwica n'umuntu niba nanjye na amafaranga hanyuma so ko hemukiye ubuntu ntabwo nanjye nahemukiye ubuntu ariko nkuramo inyungu nzima shase ko wanyanze wanze no gutaha yego kumanya nda yisuje Uganda ubwo se kutanambwira ariko kandi je nubwo nihishira burya nawe arabizi yuko ndi umugome ako bro utumiliyoni 2 inshuti yawe magara maze mukagenda mukigira barokore niyo mpamvu rero abantu murokotse ngiye simba kunda muri indyarya yego satani toka bake satani utagambanira umuntu kuri miliyoni uziko we wakica n'umuntu ubagwaye 500 wakica umuntu niba nanjye yenda nina munamusohora hanze nshobora kumukodeshereza nk'amezi 5 cyangwa se agasanga nanjye nariye stayemeze neza nkanamucumbikira wewe umeze neza kuri miliyoni 2 inshuti ni Yesu na nyina Maria ndumiwe sha ibyanjye biri mu mazi abira nyine ntabwo nanjye mfite inzu nako inosa utagiye kwirengagiza nanjye nabikoreye mukuru wanjye amaraso yanjye nese rinduretse kuba twara inshuti twarahuriye mu rusengero tukamenyana gutyo ubundi n'ikidupfana ari inshuti zo mu rusengero kidupfana erega nanabikoze nanabikoreye na mukuru wanjye yenda nawe yari kuzamemukira nawe wamenya ahantu twari gupfubirana ibyo tubiveho naho ubundi imitungo yari yanditse kuri nge na Zaba cyane atari baze ko maze no kumenya yuko Zaba akorana na Innocente kabora narimishe semibura nakubereye umuvandimwe mubira ako nibyanungura n'ubundi nabonye muri iki gihe ntaho kwizerwa n'ubundi narimbize ko urumbwire ko atari byo pe wagomba gukora bimbye ariko nyine nakundi niba udabizi wenda ufite impamvu yari itatumye bimbwira simbizi Nese ubwo Zaba wamusinyishije ute kugira ngo ntabone ko ibintu uri kumusinyisha rwo uri kubyishyiraho oya ahubwo ntabone yuko ndi kugurisha yego Innocent ni sawa meza oya ntaho hari ndi mu rugo njye nyine bose bagiye mwoherereza iki sinye kugira ngo se hari icyo bitwaye nyine ubabwiye yuko nabikwandikishije hatari ngombwa yuko none se waje hano se nkabisinyaho kugira ngo gusa ubwo mbisinye nkabyohereza bakaba baduhakinga nta kibazo oya ndakwizeye nta bindi wabikoresha ngaho mbwira none ubwo mbigenze gute
telefone irimo WhatsApp nakoresha ya yindi yari inda yindi imwe atagikoresha. Sawa ubwo ndahita nyifotora nyikoherereza. Ubwo we nibamara ubwo ngubwo kubitwandikaho twese ubwo urahita umbwira. Oya impapuro zo niziriya nta rundi kabisa zose naraziguhaye nta rundi rusigaye. Cyakoze kangubwiriza bari kurushaho kumbabaza uko umunsi uri gucaho n'ukuri kwiye. Ari kumbabaza pe bibaza nk'ibyo bintu ariko amukoinosa. We ntago umutima ujye gucira urubanza. Wiki uza abantu badomukiye hano hanze. Umva abantu twabaye ibisimba natwe ntago ariko twabyigeze. Hanyuma urakora iki? Ngewe akazi kanye ndi kugakora kugenda nica kuri rinda gake gake kugira ngo mana yanjye ibintu byose bizatere ebana. Ngewe ntangaga yuko ari mwe hazagira umenya akandaburiza ibintu byanjye bitararangira. Ariko se ubu ngaho ibeshye ndaburiza nawe nkuraburiza. Urumva nakikoraho ntago nabikora. None ubu rero bari abantu barasohoka mu nzu gute? Rero ubwo ngubwo ngewe ikintu mbona wenda nuko wabibwira Zaba ukamubwira ko wabwiresheje ikigori. Nkamubwira iki? None zo zabatumura bate hanze. Zaba bishobora no kumufata nkamujyana mu nzu naguze. Nkabwira ngo hino ngiye kukwereka aho amafaranga yavuye, amafaranga nagurishije me inzu naguze me yingiye. Hanyuma maskini rinda. Byose birandeba. Hakuska twitema. Arantwitiye cyatwitiye musaza wawe. Innocent nawe jyo gabanya ubunyamaswa enda byishiramo n'agatima. Reka nkubwire buriya natwe kera twara abana beza. Ariko biteye n'abantu tugenda duhura nabo ibintu byarahindutse. Shayime ni byinshi pe gusa nyine ngo na Innocent siwe boss wabo ngarundi boss kazi wabo nyine ngo niwe ntarabasha kumenya ibintu byose nyine narabimenya. Cyangwa ko ngumve kuganira na Zaba ndamwinginga ko yanjye ati wapi ntawe nzi ati nibyo ngibyo rwose ati ndagusaba imbabazi ati byose naritekereje ntekereza kuzakugirira nabi gusa ambwiye ngo nyine nganyijeje yuko ngo ibintu byose ngo yateganyaga gukora ngo byose nyine ngo nyine yasanze nta mpamvu ngarabireka wenda asanga yahindutse nabyo simbizi. Uskuri mubi kurusha mukuru wanjye we twaye iki? Kurawe ni wamuru. Noneho nyine nimugoroba nagiye kumureba. Ngiye kumubaza nyine ukuntu bimeze arambwiye ati ngewe nta kintu mvugana namwe yarakaye. Nta nimuwe afite ndambwa se basi wajye ushyiramo nimuwe ukanabyoroshya arambwiye ati ngewe nta muwe nshyiramo nta kintu kimwe nshaka namwe Innocent uko twavuganye noneho ubusku nariko nararwa kubwa no izina rya ngo ura mukobwa ikintu twavuganye aranangabanye hivogonyo ngewe kugenda nta kibazo kuko nabonye aho ngura kandi heza harutana hariya sibyo ariko ikibazo bari abantu ibyumweru bitatu baraba bavuyemo gute ngende gutekereza ikintu gituma baraba bavuyemo naho bavamo no muri iki cyumweru ko rero nuko njya tugapanga undi mupango watuma ina tubagonganisha none rero Zaba ndabimubwira gute nyine Zaba muri ubimubwire yenda ikiza wakoze nuko ufite ahandi hantu waguze shobora ngo ati ngwino ahantu harahari nago ugiye kubinzerereze imbuga uri kumva ushaka kumubwira yenda we ko hari ahantu waguze nibiki ashaka kubyumva ahubwo se nyine rinda kumukura muri iriya nzu ukamuta hanze azajya he azakomeza ko yanyeretse ko akusukurije ubundi nagiye yakanyurira yanyeretse ko yadushije ubwenge nyine yaramenya araceceka nyine aba yumva yuko agifite arumva mwana n'indyamirize arumva ko afite ngenayo byari gihe mwana n'indyamirize nanjye ndamwihorera ibyo ntago bidahako mu rwego rw'inshuti ze damu mucumbikire sha mwana yasugira ngo inda y'ibinyoroheye nayo kwibira aho ngaho ikunesha umutwe Shayime habaye byinshi wandi Kiburizi se ubona hari ikintu yitayeho ko yifasha akanambwira ngo sha barabizi nibaze nyine ko yifashe narambwiye twaraganira ndamubwira se Kiburizi urabona ibi byose biri kuba nyine umwana wacu bizagenda gutuzwa nambwiye se nambwiye ngo nzashaka umuhungu ngere kandi kuko nawe ngo nawe ngo ntakameze ngo ari kurwanira ngo ubuzima bwe ngaho nawe nyumvira nuko ngo nzashaka umuhungu nyishyiraho
gusa uwo muhungu namukoreye kuko yeme ntabwo nzi kubeshya pe sinzi ko no kubeshya nabibasha cyaza yenda nashaka ko namucumbikira se mbere kandi nanjye birimo namucumbikira mbere shana ihangane n'ubundi nyagupfarapfa ikibazo nyine ubwonko bukomeza ba ari bukumenye shaka zabo bizamubabaza inosa arabaza mu dufaranga duke nsigaranye wanamushuka abagabo se wanamugurira n'akamodoka ukashedi nahanaguze reka ngure n'akamodoka ibintu birangira ubuzima bukomeza mbona yuko ndi umugore aho gutekereza wahahiye urugo yego mugore gusa njye nagirwa kwenge ko kongera kumwandikaho ibintu ayo mukuru wanjye yo turamukorera iki ko yasaza gusa ibyo bitatu byo yaguhaye arazaza basohoremo nibanga gusohoka hariya sara cyanyikoza hariya ntakinyikoza kuva twatandukana mbwiye ibyaza ngo namufasha nabi ngo nisubiraho ngo nungu ndi umuhemu ngo wasanga ibyo nakoze ngo Imana iri ngo kugira ngo kutuma bingaruka sha mbese hariya nawe yarahindutse ubu ngubu muri make nyine meze nk'umwana w'imfubyi gusetsa urayana batumura yana batana hanze akanabamagariza na polisi umva reka ngende turaza gukomeza turareba ikintu cyo gukora usigara utekereza pe gisa natekereza iki kindi ko nta muhindura ibitekerezo ngiye bwenge bwanjye buri ukwanjye ndi gutekereza ko nakica kuri Linda nta kindi umva sawa ubwo turasubira ubundi si ubwo wowe ko wifashwa na nyina utambwiye ubwo ubundi wowe ubwo n'ibizimara cyane nawe waragiye nk'abandi bose ntuzagaruka shaye mesu nakubwira ngo ukinaye mfite uwo kwizera pe shaye mbese ni ibyo ngibyo nuko ubuzima bwanjye buhagaze nyatari ubwo nyine nawe nubona ugiye kuza uzambwira nyine wenda turasengeye gukora iki nyine ubu ngubu ko ngiye koga nkaryama ko umutwe ugiye kuzanyica nsigaye ndarandira nkirirwa ndira ibitekerezo byambanye sa sharika nkwereka ubwo kanjye koga ndebe ko mbona ibitotsi pe sawa I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Now come and hide you say, go on, baby, I go. If it should go, bikanga bikagukorera. Nakomba ntagize ko nkunde nyine ariko iminsi ikanga ikagukora. Yego. Oya, urumva nari ngiye guhita muhamagara ariko twari turi kubaporopoza ngo wenda se tugure hose cyangwa se tugure hectare ebyiri. Ibyo twashyiramo se ibyo twashyiramo ntabwo byaba ibibazo. Nakomba ntagize ko nkunde nyine ariko ibishuko bikanga bikagukorera. Nikayakoze Bosco nawe kweri koko. Ibyo twashyiramo byo ntabwo byaba ikibazo kandi buri ubutaka buriya nabyo ni kimwe muri saving nziza. Buryo wabika amafaranga yabika mu butaka sha. Ku buryo ejo n'ejo bundi urabizi buri nyuma y'umwaka ariko ubutaka buriya buzamura agaciro.
ubwo none reka mubwiye ko dufashe icyemezo cyo kuhagura hose ubwo ni hegitari enye. Nibyo sawa. Sawa ntacyo reka muvugishe. Sasa twari turimo turatekereza buriya hari icyo twafashe hose ra, ariko njye ndumva icyiza umuntu yahafata nka miliyoni 20 bahaduha. Miliyoni 20 bahaduha noneho tugafatamo nka hegitari enye, ubwo buri imwe bemeye kuyiduhera 20. Urumva ni miliyoni 80 twaba babwiye ko twabaha cash nta kibazo. Sawa ndahita nongera ngo hamagare mu kanya, hari umuntu mbonye mperuka kera. Sawa ya no umuntu wahoze aba hano. Sawa oya n'ubundi urumva nidusoza ngenda bahamagara nta kibazo. Sawa ni minota mike oya mwica hano mwe mufasha akantu ngewe ubwo ndakishyura ntacyo nakanje. Sawa ndibiti amakuru nagabanya myaka myinshi naguherukaga kera, none se bite wagiye he ubahe kusa nabi bimeze bite makuru yawe muri rusange? Amakuru ntabwo ameze neza, ni ubuzima bwarakomeye cyane none nta n'utubaraga. Amakuru ntabwo ameze neza, ubuzima bwarakomeye nyine tugiye nsubiza nk'ako dufite nako mugira neza mama. None se byagenze bite se kugira ngo usabirize? Ubundi se warabyaye? Naje kubyara abana 2 b'impanga, urumva nyine kubarera nabyo ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ibibazo by'impanga byari byiza. Byari byiza. Urya wari utwite impanga? Hakugira ibintu biri n'umunyamahirwe, nose hari icyo bitwaye ko aba nabo. Abashuti bangiye kujya kureba bambuze niko none se kugenda umva kubyara impanga se umugisha hari ikibazo? Umugisha nyine kuba bifitiye ubushobozi, nabundi nari njana ngo ndebe nimba mwagira wenda akazi mwampa, habara ko kujya mbokoropera nkabatekera n'amajardin ndakora nyine nkajya muri ntara. Koze natura nose urumva akazi ko nakaguhaye, ariko twebwe tugendera kuri experience. Sare experience ufite muri utwo tuziri gusaba? Ndabizi. Nk'ibyo byo gufura cyangwa se guteka bimaze igihe kingana iki? Njye ni nari nsanzwe nzi kubana kera. Ako nyine urumva ubifitiye se impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi? Mwagerageza nyine mukarimo mbibashaka akazi mukakanga. Enda rwose renda ibyo bintu urumva nyine twebwe urumva ubu ngubu twateye imbere twabaye abasirimu, ntabwo ari gukoresha inzererezi zose tubonye. Urumva iyo tugiye kuzana abakozi dufite amakampani tuvugana nayo akaduha abakozi, tuba dufite kontra. Urumva rero duturutse muri iyo kampani ntabwo byashoboka. Naho ubundi abana n'umugisha. Niko izo mpanga nanjye wazima. Kandi ikindi nyine genda urwane nyine ushakisha ubuzima. Niko genda urwane ushakisha ubuzima, gusaba byo n'ububwa. Gusaba n'ububwa. Sibyo? Ugenda ugerageze ukore kuna amaboko mu mufuka, sibyo? Naho ubundi ntacyo ngufashije nanjye ndi mu bintu bya business no kugura ahantu, urebye amafaranga niho ndi kuyashyira aho ngaho. Ihangane nta kintu ngufashije, ariko ubundi nyine kuraje komeza uhatane. Uko kuntu washiritse ubu tugasabiriza unashirika ubute nyine ushaka imirimo ukore, kandi ushaka amakampani nk'aya atanga abakozi bo mu rugo abariho uturuka naho gutya. Ntabwo dupfa gukoresha inzererezi zibonetse, sibyo? Sawa rero
depression. Can't let it get the best of me. Let it get the best of me. nyuma yo kubona ko biri kundangirana natangiye kuzajya ntekereza nkabona ubuzima bingeye kunyuramo agahinda kakanyica. I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Can't let it get the best of me. Biteze ari hariya muri dushe nibyo nari ndi kukubwira nuko numva ko utari kubyumva ariko nibwo kijyamo muranari none se kubera iki uhisemo kuza atabizi ese ugiye gutera urateguza ndagira sasa kinje kumubwiza ukuri kuko mbizi yuko anyihishamo ubushize naje hano anyibwirishwa birabira nigira nk'utabyumvishe cyangwa utabizi rero narabibonye yuko yamvumbuye urumva rero ntago nategereza kuko ntago nzi icyo ari gupanga giye kuza ngiye mubwiza ukuri tubaneho duhiganye gusa ibyo bintu bitekerejeho neza cyane rwose kandi urabizi ko barabura ibyumweru 3 ngo batwishyure none yaba akiri hano navuganye sasa mwabyumvikanye se amafaranga rero ibyumweru 3 byonyine nibyo bibura Sumudino sa kuna nitumara kugurisha hano tuzata tujya he tuzashaka aho tugura tujye gusa ariko ubundi kiriya gitekerezo wamayobora nicyo cyanyacyo kubera ko gucikira rinda hano biragoye none kubera ko nageze akanere mu wengeza aho nyine nawe nkumva mbuze uko mbigenza kumusarura hano rero akagenda boroga buriya ntugire ngo rega buriya kuba arambwiye ngo tugurishe nkabyumva ukagira ngo bana ubwenge bandushije oya nanjye nabitekerejeho nsanga nusubirana twakuza uburyo bwose bushoboka ngo turebe ukuntu twamuvana mu nzira byaranze reba amafaranga washoye byaranze inzira nyine ihari nyine no kwemera biriya wambwiye tukagurisha twe tukamucika akatubura kazashiduka wenda ubuyobozi buje kumusohoramo hano ngenda ndashaka ko bimubwira neza nanabimubwiza kuri mubwira ati harabura ibyumweru 3 ube wavuyemo hano ngiye mubwiza kuri mwerurire ashaka iyajya none se ubwo uramubwira ko ari hano hagurishije ko wagurije urumva yabyumva ntatabyumva bereke isi ko numva yaguteye impuhwe cyane gusa naho ngo wabwungutse wenda ushaka ni mubwira ariko apana kutumubwira iki none urajya ngo mubwire iki kuna none ngiye ntabona kicara ngo abayobozi bazaza bamukuremo yenda kuko yigeze kuba inshuti yanjye ariko ntakiri inshuti yanjye yenda ndamubwira tumva kandi nkugiriye inama hano harabura ibyumweru 3 bahaguze bahatwarise mubwira ngo ninde wagurishije cyangwa iki ntabimbaza ndamubwira ko bitamureba ndamubwira ati ibyumweru 3 we wabonye aho cyangwa abayobozi bazaza gukuramo hano nasaka ibyo numva bineye ubwoba ko byaba byihuse nakubwiye ngo harabura ibyumweru 3 ngo batwishyure bahite baza mu nzu yabo mbese usanga ariko binjira ngo rinda rimwe nanone rero ni ukuvuga ngo nanjye muri ibyo byumweru 3 reka mbe nshaka nibura inzu tuzaba tugiye kuba dukodesheje mu gihe dushaka hacu twazagura kandi tuzahita tunasezerana twambwiye Fernande nibyo sheri wanjye ngaho tube none se ubu yazarinda nanone hari igihe mutekerezaho mwumva arambabaje nuko nyine nibwo buzima turimo mu isi niko tugomba kubaho urumva icyo mushaka oya ntabwo ari ibyo ahubwo hari igihe nanjye nyine agatima kankubita nkavuga ati si ubugome kweri ko kuba ntabwo njyewe isi izaba nyitura inde isi se ni mwene wana isi irashaka ko tumenya ubwenge tukamenya ukuntu tubaho ukuntu tugomba kuramuka ibyo ngibyo by'ubugome n'ibiki byirengagize twese turi abagome hari umuntu twishe hari abaturenze sinosa ko wambwiye ko wimutse ubuzima bumeze nabi iki telefone kiza gutya bakiguza wakuye amafaranga yo kukigura